Ndabasuhuje abakurikirana ibiganiro bya Peter Nzaba, Imana ibahe umugisha. Niba warakanze subscription ndagushimiye, niba kandi utarakanda subscription yikande, ukande no kukazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku buzima bw'urukundo, abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza, uburyo bitwara mu rukundo. Abantu bafite half moon mu kiganza, ese bitwara gute iyo bari mu rukundo? Ese bigenda bite iyo bari mu rukundo? Tega amatwi wumve. Niba ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, ibintu birakureba kugira ngo umenye ese mu rukundo uba umeze ute, uba witwaye ute. Niba kandi udafite igice cy'ukwezi mu kiganza ariko ufite umukunzi ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, half moon mu kiganza, agusaba kumva iyi video kuko wamenya uburyo umwitwaraho kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze rukomere. Abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza ni abantu bafite imyitwarire myiza mu rukundo. Yaba ari wowe udukurikiye cyangwa uwo muri kumwe ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, half moon mu kiganza, ibyo mbabwira mujye mureba ko ari byo. Nimusanga hari ibitameze neza mujye mumbwira muri comment, ibiri byo mujye mumbwira. Prove me ibyo mbane kubabwira, it is not lying, ntabwo mba ndi kubabeshya. Aba bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza ni abantu b'abanyembaraga, bafite n'ubushobozi buhambaye. Niyo mpamvu ibintu byose byabo byose biba bihambaye. Reka turebe igice cy'urukundo ukuntu cyo iyo bakigezemo bakitwaramo. Mu gice cy'urukundo se bitwara bate? Baba bameze bate? Ubwashize twaganiriye uko imico imwe n'imwe ibafata. Ese babatekerezaho bate? Ese ni abantu bameze bate? Twabonye ko muri Malawi, Zimbabwe, Uganda, Tanzania bo bafata nk'abantu b'abanyacyubahiro, abantu bakomoka mu muryango w'ibwami. Ni abantu bahambaye rero. No mu gice cy'urukundo rero nabwo ni abantu bahambaye, ni abantu bagira imyitwarire myiza. Reka dutangire turebe uko bitwara mu rukundo. Bitwara neza cyane, icyo cyo ndakigushimiye. Nugira umukunzi, uzagira umukunzi ufite igice cy'ukwezi mu kiganza kuko ni wa muntu witwara neza cyane. Icya mbere, urukundo nyarwo rusaba kubahana. Muzo musanzwe urukundo nyarwo rusaba kubahana, ariko aba bantu barubaha. Ikintu cya mbere, barubaha. Ya mbere mu rukundo barubaha. Kubaha uwo mukundana, wubaha amarangamutima, bubaha amarangamutima yawe, yabo bari kumwe. Niba ari we muri gukundana, yubaha amarangamutima yawe kandi yubaha ibitekerezo byawe, cyangwa niba ari wowe kubaha ibitekerezo byo muri gukundana, kandi igihe cye yaguhaye ukacyubaha, n'agaciro yaguhaye ukakubaha, ntabwo umutesha agaciro. Muri comment section
mwandika muvuga ati aha ngaha ibyo uvuze urabeshya. Aba bantu ntago bapfa gusebya umuntu, ntago basebya umuntu bari kumwe, baramwubaha, bamuha agaciro, bamuha respect, cyangwa ngo bamuhatire ibitari mu bushake bw'uwo bari gukundana. Niba uri gukundana n'uyu muntu ntago yaguhatira ibintu bitakurimo, niba ibyo bintu bitakurimo arabyubaha, c'est tout, uko nguko bimeze. Prove me, uzabigerageze uzambwira muri comment section, umbwire ngo ibi bintu urabeshya. Abantu barubaha cyane. Icya kabiri, bazi kuganira kandi barumvikana. Icya mbere barubaha, icya kabiri bazi kuganira kandi barumvikana. Urukundo rwiza rwubakira mu biganiro byubaka, aho mwumvikana ku ntego, ibyifuzo bitandukanye. Buri wese aba afite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Uyu muntu rero arakuganiriza, ntabwo yanga kuganira, ntabwo ari wa muntu utumvikana. Icyo umuganijeho muraganira pe, ni umuntu wumvikana, ni umuntu uganira. Ntabwo ari wa muntu uhisha amarangamutima ye. Iyo amarangamutima yagufitiye arayagaragaza, arisanzura akavuga uko yiyumva n'uko yumva yabaho mu rukundo. Ni wa muntu wumvikana, ibyo udashaka abigendera ku ruhande, ibyo ushaka uwo murongo ni wo ajyamo. Numva uwo muntu arumvikana cyane. Icya gatatu, kuba inyangamugayo no kwizera. Uyu muntu aba ari inyangamugayo kandi akaba n'umwizerwa. Arizerwa pe, icyizere aba agifite. Nta rukundo rubaho nta kwizera. Umuntu uzi kwitwara neza mu rukundo ahora yirinda kubeshya, gucenga cyangwa guhishahisha ibintu bikomeye. Hari igihe ushobora kuba uri kumwe n'umuntu mu rukundo ugasanga uwo muntu ari kuguhisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko uyu muntu ntago azi guhisha. Ibintu byose arakubwira, arakwizera, akakubera inyangamugayo. Ariko iyo habonetse amakosa, ko mu rukundo ntago haburamo amakosa, yitwara neza, azi uburyo bwo kugira gute, gusaba imbabazi, kandi aya makosa yakoze akayemera. Si wa muntu uzabwira ikosa ngo aguhagurukane ashake guhindukirana nk'aho ari we warikoze. We iyo akoze icyo kintu arabyemera akanabisabira n'imbabazi. Ni umwizerwa, ni inyangamugayo. Prove me umuntu ubona ko mbeshya ayandika muri comment section avuga ati urabeshya. Aba bantu niko bateye. Niba uri kumwe n'uyu muntu niko ameze. Iyo akoze ikosa araryemera kandi akagusaba n'imbabazi. Icya kane, kwitanga no gufasha. Uyu muntu aritanga cyane. Urukundo ni ukwitangira undi. Uwo mukundana uba umushyira imbere igihe bikenewe, ukamufasha kugera ku nzozi ze no kumva ko adahari wenyine. Uyu muntu aba yumva ko ahantu hose yagushyira imbere, mu byo ari gupanga byose yagushyira imbere, mu bufasha bwose yabona ari we waza nyambere mu buzima bwe, kugira ngo akwereke ko utari wenyine.
ariko kandi ugomba no kumenya kwiyitaho. Uyu muntu kubera ko ashyira abandi imbere, hari igihe we yiyibagirwa. Mugire inama avuga ati agomba kwimenya no kwiyitaho kugira ngo nawe abashe kubaho neza, aho kugira ngo wigomwe ngo nawe wiyibagirwe. Aba ni nk'abantu bameze nka batiza urugi, bagira ubuntu butiza urugi, kuko ikintu bumva bagukorera cyose baragikora n'umutima wabo wose. Ntabwo bamenya gucabiranya amanyanga ibiki byose, oya. Niba ari ikintu bagiye gukora barakigukorera n'umutima wawe wose. Niba bagiye kugufasha baragufasha n'umutima wabo wose. Guhana umwanya. Iyo uyu muntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza aguha umwanya wo mukundana, ntabwo ari wa muntu uziharira ijambo. Nubwo mukundana mwese mukwiye kugira umwanya wanyu bwite, privacy. Aguha umwanya wawe ukabanza ukitekerezaho, ukamenya ibitagenda neza muri wowe. Ntabwo ari wa muntu uzagukubiranya ngo ashake ibyo we ashaka, aba ari byo ugenda gushyiramo buri kanya. Oya, aguha n'umwanya nawe ukabasha kuba wagira gute, wakitekerezaho. Azi kwitwara neza mu rukundo, aha umukunzi we umwanya wo kwitekerezaho no kwitaho. Nibyo nababwiraga, uyu muntu ntago agukubirana bagufatirane, aguha umwanya ukitekerezaho. Ntago aguhora inyuma, ntago ari wa muntu muzakundana ngo aho ugiye hose ngo abe akuri iruhande, oya. Aguha umwanya nawe ukabanza ukitekerezaho. Si ngombwa ngo uyu muntu mukundana ngo ahantu hose mube muri kumwe, cyangwa ngo amugirire ishyaka ridafite ishingiro. Oya, ntabwo ari wa muntu uzaguha icyizere kidahari, uzakubeshya ibintu bidahari. Oya, uyu muntu siko ateye. Uyu muntu uko ateye, ibihari ibyo abona bishoboka nibyo agukorera, ibidashoboka ntibiba bishoboka. Ntabwo ajya kukubeshya ibintu bidahari. Ibyo niko kuntu yitwara mu rukundo. Ibyo agomba kwirinda mu rukundo, hagiye nabo bakosa ugasanga imyitwarire yabo ibaye mibi, ariko babagira inama y'uko ubyumve neza ukuntu ugomba kwitwara, kuko mu rukundo uri wa muntu wubaha, uri wa muntu uha umwanya uwo mukundana. Niyo mpamvu uwo mukundana agomba kumenya ngo uyu muntu ateye ate. Ikintu ugomba kwirinda kumukorera niba uzi ko ukundana n'uyu muntu, irinde kumucyurira cyangwa kumuca intege cyangwa kumwigaranzura, kwa kundi umwereka ko nkaho ari wowe urenze cyane. Aho ngaho bitewe n'imbaraga afite zimurimo, uko ari connected n'imbaraga zisanzure, ntabwo bizahura pe. Aho mu rukundo nawe, urwo rukundo rwanyu ntabwo rwagera kure. Bisaba kudamucyurira, kutamuca intege, akamwereka ko umwubashye nawe, kuko nawe niba akubaha egare ko nawe ugomba kujya gute kumwubaha. Kwirinda kumugenzura cyane. Niba wowe ukundana n'uyu muntu ufite ikimenyetso cy'ukwezi
kiri half moon mu kiganza, irinde kumugenzura, kuko iyo utangiye kumugenzura aba abona ko utamwizera, n'urukundo rwanyu ntirwagira gute, ntirwagera kure. Kumuhamagara buri kanya, kugenzura telefone n'imbuga nkoranyambaga akoresha, aho ngaho ahita atangira kukubonamo nk'aho udaha agaciro urukundo aguha, kuko uyu muntu ni umuntu wubaha uwo bari kumwe, iyo agukunda ntashobora kukubangikanya n'abandi, kuko ibyo bintu imbaraga afite ntabwo zibimwemerera. Ikindi kintu, kumuca inyuma cyangwa kumuca intege igihe agaragaje intege nke, wirinde kumuca inyuma, kuko iyo abimenye bihita biba fini, biba birangiye, nta kumwireguraho nta kugira gute, biba byarangiye, ntabwo yongera kugaruka. Irinde rero kumuca intege kuko biramubabaza cyane. Kumushyiraho igitutu ngo akore ibintu adashaka, uyu muntu kubera imbaraga zimurimo, ibintu adashaka ntiwamubwira ngo abikore. Iyo ibyo bintu bitamurimo n'imbaraga zisanzwe zitabimwemerera, ntabyo yakora. Igitutu ntago bimukoraho pe, aho ngaho ahubwo iyo utangiye kumushyiraho igitutu muba mugiye kugira gute, gushwana. Uyu muntu rero yitwara neza mu rukundo, agira ubwubahane, agira ubudahemuka, yumva ko mwagendana mutari kurushanwa. Urukundo rudafunguye gusa ku magambo, ahubwo mu bikorwa. Abashaka rwa rukundo rutari ku magambo gusa, ruri mu bikorwa, mu kubahana, mukagira gute, mukaba indahemuka hagati yanyu. Ubwo uyu muntu niba muri kumwe, umenye ko uri kumwe n'umukunzi mwiza, ni umuntu uzabasha kukwitangira, azabasha kukwitaho. Uyu muntu rero ntuzamutakaze. Murakoze cyane rero, tuzagaruka n'ibindi biganiro.